ayo ni amazina ababyeyi banyise nkivuka. Navutse nyafite ariko nyuma baza kumbwira yuko muhira bari abapagani mu idini ngo bagomba kugarukira Imana, bagarukira Imana ngo kuko bari barishingiye ntabwo idini byari bibazi, uko bayigarukiye ndongera ndabatizwa ariko baranyigira ntabwo nari mukuru, nari mfite ubwonko bwo nk'imyaka 6. Umwana utagejeje ku myaka 7 ngo abe yakwitira Ukaristiya muri Gatolika abatizwa n'iwabo igihe bagarukiye Imana. Ubwo ngo mbaye umukristo iwacu banyigiye umunsi mbatijwe ubaye umukristo wa Yesu, niko nakuze mbizi. Ubwo noneho igihe kiragera nza no gukomezwa, ariko nkomezweho nabatijwe ndi umwana ho gakeya, ariko mu gukomezwa nariyigiye menya impamvu naba nkomezwa. Nuko hakabaho ibitabo twigaga muri Kiliziya bakatwigisha, waba ugatsindwa urasibiye, watsinda ukabura urakomeza. Nuko ariko nubwo icyo kigare nagikuriyemo ntabwo ngiye nigeze nyishimira, kuko nahoraga intimba mvuga nti kubera iki mwambatirijwe iyo murindira nkazigira nkibatirizwa nzi ibyo nkora ari iki. Mwira bakavuga ngo nuko twabaye abakristo mu gihe twari tugufite ari wowe mutoya ugomba kugendana n'ababyeyi Kiliziya yarabitwemerera, ariko nkumva ntibinguze. Nuko bamwe icyo kigare cya gutyo muhira bagenda nkabakurikira, ariko simbyishimire, nge sinigeze nishimira aho narindi na gake n'ikimenyimenyi nta n'amasengesho yo mu Gatolika nzi, kandi nakuriyemo ngera mu myaka 25 rwose numva. Kandi igihe kigeze ninjiye mbaye uwo kuba nakwigenga ntakiri kumwe n'ababyeyi, njya kwibera muri ghetto. Ubundi rero nkajya kurikira abantu mu byumba mvuga nti sinkiri muhira aho batandeba ko nagiye mu Gatolika, reka nigire mu byumba nibura numva ikibaye mbwira, numva yuko n'abandi babwira. Niba muri enteri naho barabivugaga nk'abisuzugura, nibyo ngibyo n'ubundi munzira imuhira ningerayo bazabinturamo ntibazatuma nanasubirayo. Ariko nyuma nza kwishimaho gake mbonye uburyo bwo kwigengaho ntakiri kumwe n'imuhira. Nuko ngeze muri kaminuza abana bakajya banjyana n'ababyeyi kandi nkanabakurikira, mbona banigirije ibitambaro nkumva ni byiza, abo bahamanye n'itorero, avuga nti nimunyereka ahantu dusengera numve ndabohotse rwose, numva ibyo nakuriyemo ntabishaka. Ababyeyi banjyanye mu kigare, nuko tukagenda aho bambwiye ngo icyumba kirahari cyiza gihanura, nkaba nagiye uyu munsi nagiye ejo nahinduranyije, bakampanurira umva ni byiza urebye, bakambwira ati nurangiza uzabona akazi, ntabwo uzabaho nabi, Imana izakurindira ababyeyi n'abavandimwe, ntimuzakenyuka muzaguma mubeho. Nkumva ibyo biranyuze muri ubu buzima bwo ku isi. Ariko nyuma nza guhuruka ndavuga ariko Mana ko uko bisa kose ubu buzima tubamo kuri iyi si buzarangira, hakaba ubuzima tuzabamo igihe cyose, yaba bwiza hari abazajya mu ijuru hari n'abazarimbura, kandi icyo gihe nicyo tuzabamo kirekire kurenza icyo tuzamara ku isi. Ubu ngubu wambwiye ukuri ari ukuhe ko abantu igihe cyose bampanurira bakambwira iminezero y'aha ku isi? Mbwira ukuri nibura numve nduhutse, ibyo ku isi bizarangira, umunsi nyuma y'ubu buzima nzabaho gutyo. Nuko ibyo byose ntabwo nabibonye, ahubwo aho ngiye gusenga uzabona akazi, uzubaka neza, Imana ikurindiye ababyeyi, ikuyeho impanuka, avuga nti hoya nzi neza yuko ibyo byose bizarangira simbishaka. Imana aho kugira ngo ngewe nzapfe mfitanye urubanza nawe, mvuga yuko ibyo wasezeranyije bitanaje. N'urugero nimba Imana umunyamasengesho akubwiye ngo uzagura imodoka, kandi barabivuga kugira ngo bakunezeze uvaho ngaho ugize ibyo wiyemeza itorero rikire. Ndavuga n'ubu ndamutse mfuye iyo modoka ikaje, ndamutse mvuye muri uyu mubiri uwo mugabo ntabubonye bampanura, ndamutse mvuye muri uyu mubiri ibi byose bambwira narafashe bikeye, sinagenda narivovoteye Imana kandi ariyo sanze, ariyo nifuza gusanga, kandi ntiyananyemera kubera yuko ngiye nyanga. Mana warambeshye, mvuye kuri iyi si, ibyo wanyemereye utabimpaye. Ndavuga kuko kwivovotera Imana niko kwatuma ntazanayibona. Imana nimbabarire inyihorere, ngubu nabyabyumva ndabyihorere kandi bicana.
nuko byagenze gaturika ndayihorera ibyumba ndabyihorera niyicarira muri geto icyumweru cyagera nkaruhuka icyumweru cyagera sinjye muri etide nkavuga nti reka niruhukire n'ubundi n'abasenga ntacyo basenga ntacyo babonye nuko ariko buriya icyo mpamya cyo nuko ibyo bitekerezo byose nagiraga ari Imana yari ifite umugambi yabanje kunyangisha ibyo binyoma mbwirirwa impande n'impande numva kandi ari ukuri kugeza ubu nyuma yaho naje kwitemberera n'uwo tuvukana ku babyeyi nuko arambwira ati ngwino tujye gusura famiye y'inshuti zanjye ndamubwira ngo turagenda tujya gusura abantu tugezeyo usanga ba nyir'urugo barahari Yemire n'umudamu we hari n'umushyitsi yitwa Ezira n'uw'Icyangugu nuko arambaza se mukobwa witwa ndamubwira ngo nitwa Chantal ati witwa Chantal uri Kigali se ntabwo ndi Kigali ariko ni home arambwira ngo none se ko nazengurutse muri Kigali bakambwira yuko ba Chantal bose babamo ari abakiranutsi nawe waburiwe ni tuwo ninde wabivuze ngo ba Chantal twahuriye muri Kigali bambwiye ko ari abakiranutsi nabo barabeshya ni ninde se mukiranutsi oho yabaratunganye nuko Yesu nta muntu utunganye nicyo nemera cyo hatunganye Imana data n'umwana wayo ariko kiriziya ikemera ko nyir'ubutungane ari papa ni kiriziya rwose irabivuga iyo bagiye kuvuga papa baravuga ngo nyir'ubutungane papa Francis cyangwa papa Yohani Francis niwe mperuka niba mu Gatolika bamwimitse niba mu Gatolika nyuma yiwe sinzi uko byagenze ariko ndamubwira ngo njyewe nisi mukiranutse naba nibeshye kandi naba mbeshye Imana iri hejuru ya byose ndeba ibyo ngibyo rero ntabwo ngiye kubikwemera arambwira ngo nimba utari umukiranutsi ariko ngo ngenzi ba Chantal b'abakiranutsi ngo yawe ibambwiye nahubwo wowe mbwira nimba wemera yuko gukiranuka bishoboka ku muntu ni wenda wabikwibwiriye yaritaka yigiraga mwiza bitanashoboka wowe mbwira yuko wemera yuko umuntu ashobora gukiranuka arambwira ngo ndabyemera kuko nanjye ndi nawe ubwo nari kumwe na musaza wawe tuba tubonye ijambo ati wabonye umukiranutsi hano ku isi aravuga ati singuko se nyine abantu bizi ntubazi ati amadini yaje ntuyazi ukuntu umuntu yicara bagahagarara ku binyoma by'akabidefanda aravuga ati mbonye gukiranuka birashoboka kimwe n'uko no kuba umunyabyaha utana birashoboka ntirekana none se ubwo ngubwo wakwicara ukavuga ukuntu ndi umunyabyaha ugakarasa n'ibyaha nkora kandi ntabikoze ndi kumwe nawe ubuse muriye aha nawe wamenya uti ibyaha nkora ugarambira ati hoya waba umunyabyaha kandi waba umunyabyaha kubera aho wavutse naho navutse urahazi arambwira ati ngenda hazi ntahuze ati ndahazi ubu arambwira ati ngewe reka tureke ibyo ngibyo byo kunanizanya twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ese wemera Bibiliya ntindayemera wemera Bibiliya ntindayemera nibwo buhanuzi butavangiye ubundi umuntu aricara akakubwira ukuntu Imana imubwiye ngo gukiranuka ntibibe musubiza ukuntu naba naragiranye amakimbirane n'Imana numva nyanze kubera ukuntu yambeshye ariko Bibiliya ikivuga ndacyemera arambwira ati rero nimbukemera akira Bibiliya sowe ampereza amaverisiyo yo muri Bibiliya ambwira ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha bitewe na Adamu kandi nimba wemera yuko uri mwe na Adamu ubwo nawe uri umunyabyaha ese uri mwe na Adamu ntindiwe wavutse kuri Adamu ntindiwe nibyo niryo fuko abantu bose dusangiye arambwira ati rero icyo ngicyo nicyo kigira umuntu umunyabyaha ndamubwira ntacyo ngo nemeye ko ndi umunyabyaha ariko kandi nabwo nsanzwe mbizi kuko nari nzi yuko niyo nareka icyaha kimwe ikindi ntakireka ngo nitwe umukiranutsi ngo umunyabyaha aho ndabyemeye arambwira ngo none se wemera ko no gukiranuka bishoboka ndamubwira nti gukiranuka uri ku isi ntabwo bishoboka ndamubwira nticyakora ahantu bishoboka birashoboka yuko nkurikije uko niyumva nshobora kuba najya nko mu rusengero nkiyeza nkabwira Imana Mana mbabarire uwo mwanya ndakiranutse n'uyu mwanya mvuye mu mubiri nkiri aho ngaho ntarajya muri sosiyete hanze ngo ngire ibindi bingusha iryo juru naribona ariko se none bishoboka bite yuko umuntu yakiranuka byigiye arambwira ati rero iki kiri umuntu umukiranutsi kwizera urupfu n'izuka bya Yesu Kristo
ati ubundi nimba duhora turirimba yuko Yesu yadupfuye kandi nawe ukaba ubiririmba ubwo ngubwo nibura ubiririmba ubyumva ndamubwira nti ntabyo numva mbiririmba mu kigare kuko ari indirimbo igomba kuririmbwa kandi abo bayiririmba nanjye nkaba mbarimo ntabwo mbizi ukuntu Yesu yaba yarapfiriye bikaba bihagije arambwira ati rero birahagije iyo wemeye ukizera umutima wawe urabohoka ati kubera ko icyari kizanye Yesu ntabwo ari icyo yakoze ahubwo nicyo twakoze araduhanirwa icyo twari igihano cyari kidukwiriye aba ari wowe ugihana nuko nibwo namubwiraga noneho abagatulika babiririmba neza iyo bavuga ngo ubwo twari dukwiriye ni wowe rwahanwa aravuga ati niko bimeze rero ati buriya babiririmba batabyumva ati ariko hari n'ababiririmbye babyumva ati buriya baba baririmba indirimbo z'abandi niyo mpamvu rero ubu ngubu ngiye nicara nkashimira Imana nkavuga Imana ndagushimira yuko nubwo ubu ngubu izo ndirimbo ntazizi yaba izo mu bitabo yaba iziki ariko ngiye baraziririmba nkazanariza nkumva icyo zivuga nkumva baziririmbaga icyo bashakaga kuvuga nkavuga Imana ishimwe yuko nimenyeho yuko byakozwe ari njye byakozwe yuko rero nongera gushimira Imana yuko no mu muryango wanjye najyaga ngira icyifuzo nkavuga Imana uzambabarire mbone n'undi muvandimwe wacu akijijwe papa yajyaga bitubwira nimba nabyita neza ntiyarazi ibyo yuzugira ati ngiyeho ikintu kimbabaza ni ukuntu Imana yampaye abana ngo mbarere umunsi nagiye mu ijuru kubera kujarajara kwabo mu madini ikazambaza ngo inshingano naguhaye warazubahirije nuko rero nanjye rero ikintu nishimira kuri ubu ngubu ni uko mu bana tuvukana mu rugo rw'iwacu habonetsemo umukiranutsi kandi nkaguma kugira icyifuzo cy'uko n'abandi bazakizwa nkabona ntagiye njyenyine mu bo tuvukana mu nda ya mama ariko iyo nicaye aho ngaho ndanavuga ni kuba mvukana nabo barabwiwe bakanga kumva wenda si uko nabarushije gukora hari n'abandi nkurikira bakoze cyane kwirukanka muri ibyo byumba ariko Imana igira igihe cyayo itoranyiriza ndabishimira ikindi nishimiye cyane Emira amubwira ati itariki 5 dufite umubatizo kuko nari naramaze kumenya neza icyo umubatizo uvuga ari ukuvuga ufite umutima w'igiciro ubanza wizeye neza icyo aya mazi avuga yuko Yesu abatizwa mu mazi menshi yarapfuye yagaragazaga urupfu no kuzuka ariko kurira no kuzamuka bivuga mpita mvuga nge noneho y'amazi badusuka ku gahanga nabwo ntabwo twari tuzi icyo yavuga ariko bakavuga ati none se ni idini niko bajyaga bati mu gaturika kuko ari bo bonyine babatiza ku gahanga ati none se ariya mazi ko umuntu aba agiye gusigama ibyaha bye niko twari tubizi ubwo ngubwo ukayasubiramo wumva utabuzamukanye bya byaha bye yasizemo nuko icyo cyose kigahora kintera dute ku bantu babatizwa mu mazi menshi ariko ubu ngubu narabisobanukiwe mbona yuko igisobanuro cyiza ari iki ngiki ahubwo kugeza ubu ngubu ntarasobanukirwa icyari amazi yo ku gahanga nkavuga nti noneho ubwo menye neza uyu mubatizo abapadiri ni inshuti zanjye baranandeze hari ukuntu umuntu agufataho responsibility hano mu isi noneho ubu nzajya nahagarara mbaza umupadiri nimubwira ariya mazi yo ku gahanga mwatubatije icyo yasobanuraga kubera ko njyewe namenye icyo amazi menshi yasobanura nezerewe rero kubona bera uyu munsi wa kabiri nteranye n'itorero rigari gutya nishimiye kubabona mwese muhari ibyo nanjye ni icyo ngicyo cy'ubutumwa bwiza buhishura no inzira ijya mu ijuru ubundi ikintu idini idafitiye igisubizo ni uburyo umuntu yajya mu ijuru ariko nanone ukibaza ese ubwo bafite iki niba badafite icyo bafite iki niba udafite inzira niba udafite icyajyana umuntu mu ijuru ubwo noneho ufite iki ubwo rero nkavuga nti mu by'ukuri ngiki kintu dufite ni ubutumwa bubohora ni ubutumwa n'inzira ni ukugaragariza abantu inzira ijya mu ijuru irahari irafunguye Yesu yarayifunguye ubundi yaravuze ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru ngo kugira ngo rwinjiremo ngo kubw'ubuntu bwinshi agira Yesu yaruguruye Yesu yarakinguye araguhamagara kugira ngo winjire ikibazo cyaba wowe ariko Yesu w'iki yamaze kugikemura ubwo rero nkuvuga ni mu by'ukuri ni wumva ijwi ry'Imana nawe aho uri hose we kwinangira umutima niba rero wifuza kutujoyininga nimba wifuza kubana natwe kuri groupe ya WhatsApp kugira ngo urusheho gusobanukirwa
nimero ni 07844257 07844257. hanyuma ushatse twandikira uri kure uri mu mahanga birasaba gushyiraho code ni +250 7844257. tuzishimira kukwakira, tuzishimira mu by'ukuri kwakira. Channel yo ni ya yindi, ni ijoro ntirikorerwa, niyo ibiganiro byose biba biri kunyuraho. ubwo rero wayijoininga ugakanda subscribe kugira ngo dukomeze twibanire, dukomeze dusangire, dukomeze tugubwe neza, tunezererwe n'ubuntu bw'Imana nk'inzira yonyine bw'Imana yagennye kugira ngo abari mu isi babashe gukirira muri iyo nzira. ubwo rero ndagushimiye cyane, ngushimiye ko dukomeje kubana, ngushimiye ubufatanye, ngushimiye kubigaragaza, yaba arimo kubisangiza abandi, nanjye mu kunyandikira kugira ngo dukomeze kuba hamwe, dukomeze tunezerwe. kandi navuga nti Imana ishimwe cyane ku bwa Yesu we watumye ibyo byose bishoboka, watumye mu by'ukuri tubona icyo kuvuga, watumye dutinyuka imbere y'Imana, watumye amahoro mu mitima yacu aboneka. kuri Imana ishimwe ku bwa byose none kugeza iteka ryose. Amen.